Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzisi burya ngo ntugaterwe ubwoba n'imigambi mibi abanzi bawe bagufiteho, kubera ko imigambi y'abantu siyo y'Imana. Muri filime yacu The Homeless Girl, Alice wari waramaze gukatirwa urwo gupfa yongeye guhura n'umukunzi we Lewis agihumeka umwuka w'abazima, nyuma y'uko mama Lewis na mushiki wa Lewis babonye urukundo umuhungu wabo Lewis akunda Alice kandi bo badakunda Alice, badashaka no kumubona, byatumye batangira gupanga umupangu kirimbuzi wo kwica Alice kugira ngo babe bamutandukanya na Lewis. Lewis namara kubura Alice burundu itazongera no kumubona, atangire akunde Tricia nk'uko babyifuzaga. Murabizi ko mama Lewis na mushiki wa Lewis ikintu baba bari kurwanira ari ukugira ngo Lewis akundane na Tricia, bitewe n'uko Tricia ari umukobwa wo mu bakire. Gusa ibyo byose Lewis kubyakira byaramunaniye gukundana na Tricia, aho yageze ubwo afata Tricia akamubwiza ukuri, akamubwira ko adateze gukundana nawe, ahubwo akwiye kubwira mama we na mushiki we ko Lewis nta wundi mukobwa akunda usibye Alice. Ibyo ngibyo rero nibyo byari bikomeje gutuma mama Lewis na mushiki wa Lewis bapanga imipango mibi, aho abakunzi ba filime The Homeless Girl bari bafite ubwoba yuko Alice agiye kuba yapfa, bagiye kuba bamwica, atongeye guhura n'umukunzi we Lewis. Ariko kubera Imana, Lewis yafashe ifoto ya Alice akiyereka Lucky yahise abwira Lewis ko Alice babana mu nzu imwe, ahita ajya no kumumwereka. Ese guys, wishimiye kuba umuntu bita Lewis yongeye guhura n'umukunzi we Alice? Wowe dukandira handitse subscribe, reba munsi y'video uraza kubona buto y'umukara yanditseho subscribe, dukandireho, udukandire like, uduhe ibitekerezo byawe hasi muri comment. Nawe nibura umwe mu bantu bari bakomeje kugenda bifuza ko Alice yongera guhura na Lewis ibintu bikagenda neza, ari no mpamvu twatangiye tubabwira ngo imigambi y'abantu siyo y'Imana. Mama Lewis na mushiki wa Lewis namwe mwarabyiboneye ko bari baramaze gukatira urwo gupfa umuntu bita Alice azize ubusa, ngo Alice ari kuzira yuko yakundanye na Lewis. Ese nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl, mukurikije uburyo urukundo rwa Alice na Lewis rwatangiye, mwabonye Alice hari uruhare yigeze abigiramo, ariko Alice yaragiye kuzira ubusa. Rero abantu bazifuza ko wapfa, ariko kubera imigambi y'Imana wowe ntacyo uzaba. Igihe Imana ikigufite mu biganza, imigambi y'abantu nta kintu na kimwe yagukoraho. Rero muri filime yacu The Homeless Girl, ngira ngo Alice kuba ari umwana mwiza, mwabonye ko na Ono umutima we watangiye kumucira urubanza, agatangira gusaba imbabazi umuntu bita Alice, bitewe n'ibintu Ono yagendaga akorera Alice umunsi ku wundi. Guys, filime The Homeless Girl ibintu byose bitangiye kujya mu murongo nk'uko abakunzi ba filime The Homeless bari bamaze iminsi babyifuza, bifuza yuko Ono yahinduka umwana mwiza, akaba yasaba n'imbabazi Alice bitewe n'ibintu yamukoreye. Ibyo byose byamaze kuba byaba, ndetse umuntu bita Lewis wamaze gupanga uburyo aramanika amafoto ya Alice ku muhanda kugira ngo arebe niba ari buze kuba yamubona. Ntabwo byabaye ngombwa ko ajya kumanika amafoto, ahubwo yafashe ifoto yari afite muri telefone akiyereka Lucky yahise abwira Lewis ko abana na Alice, ajya no kumumwereka. Ese guys, kuba Lucky yongeye gufasha boss we akamwereka aho umukunzi we Alice aherereye, murabona uyu nguyu Lucky adakwiye ibihembo. Iyo Lucky ataza kubibamo ngo abe akora muri kampani ya Lewis, ngira ngo Lewis kongera kubona Alice byari bizamugora cyane. Ese simubizi ko umuntu bita Lewis yaramaze iminsi myinshi cyane ari gushakisha Alice, ariko yaramubuze. Ariko kubera Lucky akimara kubona ifoto gusa, we ahise amenya ahantu Alice aherereye, kubera ko babana mu nzu imwe. Rero abantu muri kumva mwashimira Lucky ku bw'akazi gakomeye yakoze ko kongera guhuza Alice na Lewis. Namwe udusitika tw'imitima twanyu tuze kutubona hasi muri comment.
ubundi ibintu byose bikomeze kugenda neza 5/5. Ese ijambo rimwe wabwira mama Lewis na mushiki wa Lewis ari we Nana, wababwira iki? Bo urukundo rwabo ikintu rushingiyeho ni imitungo yonyine. Impamvu baba bahatiriza Lewis gukundana na Tricia, baba bareba kwa ba Tricia bakabona ni abakire, ako bareba Alice bakabona ni umukene. Ese guys, nawe iyo ugiye gushaka urukundo, iyo ugiye mu rukundo ugendera ku bukire n'amafaranga? Ahangaha ndagira ngo ube waduha igitekerezo cyawe. Namwe mugenda mubona ko mama Lewis na mushiki wa Lewis badakunze umuhungu wabo ari we Lewis, ahubwo bakunze Tricia, kubera ko Tricia ari umukobwa wo mu bakire. Ibaze ko na Tricia iyaza kuba ari umukobwa wo mu bakene, mama Lewis na mushiki wa Lewis nawe ntibari kwifuza ko yakundana n'umuhungu wabo Lewis. Ese koko urukundo rwa nyarwo rushingira ku bukire? Umuntu twavuga ko afite urukundo rwa nyarwo, umuntu bita Lewis, Alice, bariya bo bafite urukundo rwa nyarwo, kubera ko buri wese akunda undi, atari ukuvanga mukurikiyeho imitungo, ahubwo ari urukundo ruturutse mu marangamutima yabo. So rero umuntu bita Onowe agiye kujya kwiga hanze, yabonye opportunity. Ubu ngubu Alice nawe agiye kongera ahure na Lewis, cyane ko bamaze no guhura, usibye ko episode ya 21 na episode ya 22 mwe mutarazibona, ako muraza kuzibona ibintu bimeze neza. Mutangire mwishimire ibyo mwari mumaze iminsi musaba ko byagakwiye gushirwa mu bikorwa. So rero bye bye, after la vista, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo mukora byose, kandi tuze kongera guhura next episode of the Homeless Girl.